Okay guys, abantu benshi rero bagiye bansaba video y'ukuntu bakura video kuri Instagram cyangwa se kuri IG. Ibyo byose rero naje kuba nabigenzura neza, nanjye ndagenda ndabyiga neza, ndaje mbereke ukuntu wakura video yawe kuri IG ndetse ukagenda uyikoresha kuri YouTube, dore ko video zo kuri IG iyo uzeditinze neza uba wemerewe kuzikoresha kuri YouTube nta kibazo. YouTube ntishobora kuba yaguha copyright ndetse na reuse. Video wakuye kuri IG ukayikoresha kuri TikTok cyangwa se ahandi hose nta kibazo, kubera ko biba bitandukanye cyane. Nanone kandi ndagira ngo niba ari bwo bwa mbere wagira hano, ngusabe ukore subscribe, ubundi numara gukora subscribe ukande kunzogera, ubundi dukomezanye. Reka nkwereke ukuntu ubikorwa. Okay guys, twagiye, let's go. Twongeye kubasohoza tena rero, reka mbereke buryo ki wa downloadinga video yawe kuri IG cyangwa se kuri Instagram. Ikintu biragusaba ni kimwe, nuko wakora subscribe ubundi ukampereza n'umwanya wawe mutoya tugiye kumarana hano, ubundi nkakwereka ukuntu wabyikorera ukajya ukura video kuri Instagram, dore ko izi video zizamura benshi, kubera ko video wakuye kuri Instagram ntabwo ushobora guhabwa copyright cyangwa se reuse mu gihe cyose waba wayaploadinze kuri YouTube channel yawe. Ikintu biragusaba rero nuko wajya muri Play Store ukadownloadinga iyi app ngiye kuba nakubwira. Iyo app rero nta yindi bayita repost, ngira ngo ni nka gutya biba byanditse hari ahantu hari kuza umukara, bayita repost. Ngira ngo nongere mbisubiremo, bayita repost. Dore ngiyi, dore ngiyi rero hano ngaha imeze nka gutya, utadownloadinga itariyo. Dore ngiyo rwose, dore ishusho yayo ni gutyo imeze, bayita repost video download. Ni repost Instagram ngira ngo wayibonye. Ubundi uhite uza muri IG yawe cyangwa se muri Instagram, ubundi uremo video ushaka kudownloadinga, nkwereka ukuntu babikora. Rero ukuntu babikora, uraza hano ngaha, niyo haba ibyo ngiye kukwereka wabikoresha udownloadinga amafoto, amashusho, ni ukuvuga video, ndetse buri kintu cyose waba ushaka wakidownloadinga ukoresheje iyi app. Ni ukuvuga ngo urahita uza aha ngaha uremo video ushaka kudownload. Reka turebe nk'iyi, ukanda hano ngaha, dukanda kuri gusharinga cyangwa se ahantu hari share, ukanda umere nk'ugiye kuyisharinga. Urabona ahambere no kutu tuntu uko ari dutatu, ahambere ni umutima, aha kabiri naho gutanga comment, munsi yaho bagira comment numara kuhakanda gutya urahita ubona ahanditse copy link. Numara kubona ahanditse copy link, kugira ngo hari ahanditse WhatsApp, SMS, share, add in story, copy link, ukande kuri aka kambere kitwa copy link. Numara gukopia link rero, ngira ngo uratubonye ko bamaze kutubwira ngo link twayikopiye, kara kabanziriza add story, ngira ngo niho handitse gukopia link. Nurangiza urava muri IG ugende muri app twa downloadinze bita repost, ubundi nurangiza uyifungure. Numara kuyifungura yihuta cyane, uhite uza urasanga irimo ya link twakuye, ubundi uhita downloadinga ya video yacu. Dore ngiyi link, uhita ukanda download. Urabona ko ya link yacu yahise igeramo, duhise dukanda download. Igihe rero biri kudownloadinga, aha ngaha bari kwamamaza, kubera ko ntatanga muri izi app zose. Ngira ngo rero murabibona ko ubu ngubu rwose bishoboka kuba video yacu irangiye kuba yabaye downloaded. Ubu ngubu dushobora kuba twayireba. Ubu ngubu reka tuba yaze muri phone yacu. Murabibona rero ko video yamaze kugera muri phone yacu, ngira ngo urabibona yamaze kugeramo, yamaze kugera mu zindi video nanzose muri phone yacu. Ubu ngubu rero nawe ikintu nahaweho kudownloadinga video, ubundi ukoreshe IG cyangwa se n'amafoto, ni gutyo babikora. Maze nuko rero ukabasha kubona aba followers, ukabasha kubona subscribers, ukazamura YouTube channel yawe, ukagera no ku makuru menshi aba kuri Instagram. Niba ushaka hari video twagukoreraho, ushaka ko hari app twagukoreraho, ushaka ko twakubwira ukuntu wazamura YouTube channel yawe, ukuntu
byinshi ukuntu wakoresha Instagram uzamura abafollowers bawe kuri Instagram, byinshi turabigukorera hano. Icyo usabwa ni ukubyandika muri comment gusa, ubundi tugagukorera video yose tuzongere dusubire.